Iryo ni ryo hame rigenga umukene. Gukena ntibivuze gukena mu ntekerezo, ahubwo umuntu akena mu mufuka ntagakena mu mutwe. Hariho abakena mu mutwe bafite amafaranga, ugasanga umuntu afite amafaranga ariko kuyabyaza umusaruro byamunaniye. Abo nibo twita injiji. Mu buzima hari ubwoko bubiri bw'abantu. Hari abantu bashobora kugira amafaranga ariko batayabyaza umusaruro, abo nibo twita injiji. Ariko hari n'umuntu ushobora guha igihumbi cyonyine akakibyazamo miliyoni, uwo niwe twita umuhanga uruta bose. Ese weho bagusize ku rutonde wisangaye, uri injiji cyangwa uri umuhanga? Hari benshi bibesha ko ibi bintu twirirwamo bya komedi tuba turi guta umwanya, batazi ko turi kwiteganyiriza amafaranga, turi kwisevingira. Ugasanga umuntu yirirwa guca intege ngo ntaho uzagira, kandi mu by'ukuri nawe yirirwa aryamye. Uvuye mu kazi ufashe telefone ntiwashoye ariko ngo ntaho uzagira. Ese abone ibiri gukora uri kubitakazamo amafaranga, cyangwa uri kubikora ukabera nk'uri kwisevingira, nk'uri kubika muri banki igihe runaka utegereza kuzayakuramo. Hari benshi bazi ko bazarangiza kwiga bakabona akazi. Uku niko kwisanza aha. Nanjye niko nabyumvaga ariko maze kubona ubushomeri cyari cyo. Ubu uri ku ntebe y'ishuri ugatekereza ngo wamwarangiza kaja gukora muri banki runaka cyangwa muri kampani runaka, utazi ko ubushomeri bugutegereje. Uramugabo wiko umushomeri, abantu bose baramutinya, batazi ko ari umwana bita Job. Ariko si bose. Hari umwana wanga gukora ikiyede, wanga kuja guhinga, wanga korora ingurube, ngo wazakora mu kazi k'umushoramari runaka, atazi ko nawe kugira abe umushoramari yamanje kuca mu nzira zitandukanye. Ibyo nibyo umwana w'umunebwe yibwira kazicara mu ntebe z'ubutegetsi azayobora abandi, atazi ko kuyobora biharanirwa. Mu buzima ibintu bihira wari usanzwe n'ubundi ari gukora. Ntukicare ngo ibintu bizaguhira, ngo uzakora ubona akazi keza. Nta muntu ubona akazi keza adaciye mu kabi. Kugira ubona akazi keza ugomba kumanza waca mu kabi. Wewe uri gutekereza ko uzahita uba manager wa banki cyangwa manager wa kampani runaka, uri kwibesha. Ibyo byihorera papa. Hari benshi nabo babivuze ariko bikanga. Wa muntu uhora ariko bati ngazicara ngazaba ko ntabari runaka cyangwa manager runaka, usanga ari ubaye umuyede. Wa undi warangiza kwiga ariko ngazamuyede, ugasanga ari ubaye manager runaka. Ugize ngo jutuza kuri ibintu byawe witonze, ibintu bizaguhira. Ntukazabone papa wawe abaye umukene nta kazi afite, ugatekereza ngo burawe ntayabyifuje. Juvuga make ukore cyane, kuko kuvuga menshi isuku yamara, ahubwo wowe ukora ibikorwa byivugire. Uzasanga umuntu w'umunebwe yabonye igihumbi usange ari kwirarira ngo afite amafaranga, kandi umuntu ukora gahozaho niyo yabona ibihumbi 100 abona kari make kuri we, kafite intumbero yo kugera ku mamiliyoni. Inama y'umunsi: kora utitaye kuri abantu ngo baramvuga hiki, ukore hatanye kugera ku iterambere. Kwirarira ntibyemewe.